nongeye kubasuhuza rero mwese abateze amatwi kandi mukunda gukurikirana ibiganiro bya hano kuri Ndayisaba Epimarket TV. Ndabasuhuje kandi ikaze kuri mwese. Mboneyeho no kwibutsa kandi wowe utarakanda kuri subscribe kugira ngo uyu mwanya bikubere byiza, ukandeho kandi bibe byiza kurushaho, ukande no kuri like ndetse ugerageze gusharinga na bino biganiro mu gihe wumva bikunyuze, kugira ngo ibi byawe gusa ahubwo bibe n'ibyundi wari wese byabasha kugirira akamaro, kugira ngo dukomeze tujye mbere. Nk'uko rero nkunze kubivuga, dukora bino biganiro mu rwego rwo kugira ngo isi yacu tugire nziza kuruta uko twayisanze. Abanyarwandakazi rero, burya ibyo twumva, ibyo tubona nibyo bitugira abo turi bo, ndetse nabyo twagombye kwigiraho kugira ngo tugire ibyo dukosora bitari byiza, haba ari mu migani ndetse no mu bitekerezo, mu ndirimbo n'ibindi byose bitandukanye, mu mvugo z'abantu zitandukanye nazo. Burya hari byinshi twagombye kumvamo kandi tukagira icyo tubikuramo cyatugirira akamaro. Uyu munsi rero nifuza ko tuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo guhemuka ni bibi, ishyari si ryiza, twirinde guhemuka. Nakuranye mu bana iwanyu aho ukomoka, wakomeza amashuri wowe urahagarara, umugisha uramuhira n'ubukire buraza, ariko wowe ibyawe uragerageza bikanga. Urubyaro rwe bahora barimbye, wareba bawe bambaye ubucocero, wikwibaza urenze urugero, utanyerera ukagwa mu nzira y'ishyari. Satani atakugota akakuyobya ubwenge, akakugaburira urwango, akaguhemuza. Uramenye ntuhirahire, udatwarwa n'ishyari. Satani ataza akakwinjira, akakongorera, ugatwarwa wese, ugatekereza kuvutsa abantu ubuzima. Agasigaho iyakira ukuri, umenye ko akebo kagiwamugarura. Ndabanza kubaha umugani abantu benshi basanzwe bazi, nanjye nsanzwe nzi, ariko burya mu migani nubwo biba byitwa imigani, ariko burya baravuga ngo umugani ugana kariho, kandi burya imigani icibwa kugira ngo inyigisho zirimo tuzishyire mu buzima bwacu busanzwe tubamo, hanyuma tuzikuremo iby'ingenzi byadufasha. Umugani rero ni uw'umugabo witwaga Ruzirabwoba, abantu benshi navuze ngo basanzwe bawuzi. Uwo Ruzirabwoba akaba yari umugabo ngo washiritse ubwoba, ariko nubwo yarashiritse ubwoba, we yaje kubyara umwana amwita Bwoba Burakiza. Uwo Bwoba rero yakuze ari umwana urangwa n'ubwoba, ndetse arinda umugabo akigira ubwoba, kugeza n'ubwo yarongoye, ariko igihe yari afite umugore nabwo yagiraga ubwoba cyane, ndetse bwari bwariyongereye, kugeza ubwo niyo yashaka kujya hanze yabanzaga kubwira umugore ngo namuherekeze. Ibaze nawe umuntu w'umugabo hanze akabanza kubwira umugore ngo amuherekeza, kuko urumva ko ubwoba bwari bwaramumaze. Umugore akajya amuherekeza, ariko kera kabaye umugore aza kuganiriza abagore bagenzi be, arababwira ati ariko muzi ishyano rinagushije iwanjye, ati buri umugabo wanjye rwose ubwoba bwaramumaze, kugeza n'ubwo yagiye hanze ambwira ngo nimuherekeze. Ati ubwo ko ibintu nzabigira nte? Abagore bagenzi be bamugira inama, aramubwira bati rero kugira ngo umugabo azashirike ubwoba birasaba ko nawe ubigiramo uruhare. Umunsi umwe nakubwira ngo mperekeza, uzemere umuherekeze, ubyuke umuherekeze mugende, ariko uzacunge mu gihe azaba ari mu bwiherero, unyerere gake, wirohe mu nzu, urugi uhita urukubitaho, ndetse rwose ufunge rwose ukomeze. Nuko umugore nawe bayitaye mu gutwi, aravuga ati rwose nkabyubahiriza. Ubwo bukeye kabiri umugabo ati rero umugore ukamperekeza hanze. Nuko umugore aramuherekeza. Ubwo mu gihe rero ahagaze hirya, umugabo ari mu bwiherero, umugore abaragiye arombotse, aragenda yinjira, urugi rwose ahita rukubitaho ndetse arakomeza uko bamubwiye, arangira yigira mu cyumba ariryamira. Umugabo azasohoke rero ati ye kanaka uriye nyirakanaka, yumva umugore yibereye mu nzu.
ubwo ubwoba buramutashye atakubita urugi ati wankingurire ko nifite ubwoba igisimba atereka kikurye. Umugabo aratabaza ati wambabariye rwose, wambabariye kitandira hano hanze, atereka kikurye. Ati aho wahereye, ati hari umugabo nkawe ugira ubwoba ku buryo utabasha no guhagarara hanze. Nuko umugore amwima amatwi, umugabo arakomeza aringinga, umugore aceceka aramwihorera. Ariko kera kabaye hashize umwanya munini ngo aza kumva ntacyo yabaye kandi yabona yatinze hanze. Nuko ngo abona kwinginga umugore, amubwira ati none se ko numva ubwoba bwashize wambabariye nkinjira. Nuko umugore ngo aramubwira ati kugira ngo umenye ko bwagushizemo banza uzenguruke iyi nzu ugere hirya no mu rutoki hose ugereyo, ku buryo uranavugira nkajya numva, ukajya uvuga nkakumva uri kuvuga ukavuga cyane. Nuko ubwo umugabo baragiye inzu arayizenguruka hose, agerayo hirya no hino arahatambagira, hanjye aragaruka. Nuko umugore abona kumukingurira aragaruka ati se ntureba ubundi ubwoba wagiraga bwari ubwiki? Ubwo umugore arangije ajya kubitegereza abagore bamugiriye inama, abashimira ko inama bamuhaye yamugiriye akamaro. Nuko urumva bagore nabo bari bafite abagabo, batangira kujya babiganiriza abagabo babo. Birangira rero abantu bose bamenye ko nyine bwoba atakigira ubwoba. Ariko noneho kubera ko ngo ubwoba yari n'umukungu kuruta aba baturage bose bari batuye kuri uwo musozi, ngo bamugiriraga ishyari cyane, kugeza ubwo ngo babwiye abo bagabo, baragiye babwira umwami, baramubwira bati rwose nyagasani, ati bwoba asigaye agusuzugura, asigaye avuga yuko n'ibyananiye umwami we yabikora, ati mbese urebye ukuntu asigaye agutesha agaciro muri rubanda, ati ntiwarora. Ubwo umwami biramubabaza, nuko atako kagabo muzakanzanire nkabaze kansobanurira uburyo kajya kunsuzugura bene ako kageni. Birangira umwami atumije kuri bwoba aragenda. Nuko umwami anamubwira ati hajya ngo washiritse ubwoba nawe kubera ko atarazi ibyo babwiye umwami, arakiza ati rwose narabushiritse nyagasani. Ati rero niba warabushiritse, ati nkagutuma ikintu gikomeye cyane kandi cyakunanira nkakwica. Ati hari imbogo yigize ingunge hariya mu ishyamba, yabujije abahigi banjye kujya guhiga. Ati rero ukagenda ukajya kurwana nayo ukayica, ati kandi byakunanira, ati ntugaruke ugapfira iyo ngiyo, ariko sinkeneye kongera kukubona mu bwatsi bwanjye. Ubwo bwo baramwinginga ati nyagasani koko, ati imbogo yakuraniye we n'abahigi bawe, ngewe ninjye wayishobora koko? Umwami aravuga ati ibyo ntibindeba, ati ubwo arahitamo ari ukutajyaho nka kwica no kujyayo ugapfira iyo ngiyo ikiri bukorohere. Ubwo bwoba abonye nta kundi, nta yandi mahitamo afite, aravuga ati nyirwa nzajyayo nuguhebera urwaje, ubwo ninyica izanyica, ati nta kundi nabigenza. Ubwo bukeye kabiri bwoba baragiye, agera mu ishyamba, agezeyo ngo agihinguka, yari yagiye ngo yitwaje umuheto n'inkota, ariko ngo agihinguka rwose imbogo ngo ikimubonera kure ngo iza yirukanka n'umujinya mwinshi. Ubwo bwoba kubera n'ubwoba bwinshi, bya bindi yari afite abijugunya hasi, abayuriye igiti, arurirwa, imbogo yahageze n'ubukana bwinshi cyane. Bwoba yuriye igiti, arurira kugeza igihe yakomeje kurira ndetse akagera no ku gasongero. Kubera ubwoba arakomeza n'agasongero arakarenga, arahubuka, yitura mu mugongo wa Yambogo. Mu gihe yituye mu mugongo wa Yambogo, kubera n'ubwo bahita yifata amahembe arakomeza. Imbogo nayo yibajije ibiyibayeho birayiyobera. Imbogo ngo irirukanka cyane, igenda yirukanka mu baturage, abaturage bavuze induru bati ibintu byakomeye, ati noneho muze ibyo bwoba yashoboye, ati imbogo arayizanye. Ubwo inkuru zigira no ku mwami. Ubwo ariko barangije bati nyaboneka, ati ntimureba ibyabananiye ko bwoba yabishoboye, ati ngaho nimuzane amacumu n'ibiki muyitere muyice. Ubwo bwoba yayifashe yayizanye, ati ibyo nabyo ntibiri bubananire. Ubwo bari hirya no hino bose barahura, bazana amacumu barayitera, imbogo bayitsinzaho. Nuko bwoba abakiza atyo, aragenda ajya ku mwami. Umwami aramuhobera ati se bwoba koko wabigenje uti? Imbogo yari yarananiranye, we wabyifashe mute? Wowe nawe no kwihagaraho nigera avuga ati nyine ngenda abonye kuyicira iriya, ninza nkabikubwira utari bubyemere, mpitamo kuyizana ngo nyikwereke nawe ubyibonere yuko nayizanye koko. Ubwo umwami aramugororera, amuha umusozi wo gutwara ndetse munini cyane, aramugororera. Bwoba aratunganirwa.
ubwo umugani wacu urangiriye ahangaha, ariko icyo nshaka ko twiga muri uyu mugani ni ikihe? Nkitangiriye umugani mwumvise mbabwira yuko abaturage bari baturanye na Bwoba bose bamugiraga ishyari kubera yuko ngo yabarushaga ubukungu, yari umukire kubarusha, ari nayo mpamvu bagiye kumuteranya ku mwami kugira ngo bamucishe umutwe, nyamara ntibamenye yuko iyakaremye ari ikamena. Namwe nimwibaze igihe Bwoba bari bamaze kumugabira uriya musozi ngo utegeke n'ibiriho byose na bariya abaturage, kandi byanze bikunze urumva ko yari azi yuko bari abaturage bamwangaga, bamugiriraga ishyari. Ibaze igihe Bwoba, ko ari uko tutazi uko byagenze nyuma, iyo aza kuba nawe yaravuze ati reka nihorere, bya bindi bavuga bati akebo kajya wamugarura, noneho yumva yarabaye umutware, yagiye kubagenza uko ashaka, kandi muravuze buravuga ngo umwami ngo arica agakiza. Mwibaze iyo aza ko niba yaragize bene uwo mutima, cyangwa se yaza kuwigiraho kuvuga ngo reka nihorere kunyanga wese, mu by'ukuri uko byari kugenda, cyangwa se niba byaranabayeho ntawe ubizi, ariko ni igitekerezo. Byagenda bite aramutse avuze ati noneho uwanyangaga wese ngiye kumwereka, noneho nanjye mbere akaga? Ahangaha igitekerezo kirimo ni ukwirinda ishyari. Ishyari ntacyo rimaze, kwanga mugenzi wawe nta nyungu n'imwe byaguha. Ibi ngibi turimo turavuga biba ari ukugira ngo tujye dufata ibiri mu mugani cyangwa mu gitekerezo runaka, tubisanishe n'ubuzima tubamo, ubigereranye n'ubuzima ubamo wowe muri komino tubamo, ubifate ubihuze n'ubuzima muri sosiyete ubamo, aho uherereye hose ubishyire mu buzima dusanzwe tubamo, nibwo ugerageza kubyumva neza. Hari abantu benshi buzuwe n'urwango, akagenda akareba umukana k'ibyo agezeho, akagira ishyari ry'intambwe amaze gutera, ateka njye kumuteranya ku bayobozi, njye kumuteranya ku batware, njye kumugambanira, bagende bamufunge, bagende bamuca umutwe, bagende bagire gute. Ese uramugambanira ibyo atunze uragenda ubibemo? Ubuse ninkugambanira bakagenda bakagufunga cyangwa bakagira bate? Ubushyo bw'inka utunze, imirima n'ibiki byose, amazu wubatse n'ibiki, nzaza mbitunge mbibemo byitwa ibyanjye? Bari abaturage ntibanatekerezaga yuko Bwoba nubwo bamugambanira agapfa, afite abana yabyaye, afite umugore. None se bya bindi bamugiraga ishyari ngo aratunze, bari kuzagenda ngo babirye? Ibi ngibi ni icyigisho gikomeye ko ari we wese ufite ishyari, udashimishwa no kubona mugenzi we ateye imbere, utanezezwa no kubona yareshya na mugenzi we. Waba ufite ibi n'ibi kanaka nawe wabona arimo aratera intambwe gusanga agira ngo nawe agere ku rwego nawe wagezeho, ukagira ishyari ukumva ariwe wabaho wenyine, nyamara ntacyo bimaze. Baho nanjye mbeho, ubeho na mugenzi wawe abeho, twese tubeho turangana. Imbere y'Imana twese turi abantu. Ntabwo Imana yita ngo kanaka ni umukene, uriya ni umukire, ngo mwimuhe agaciro karuta ku wundi. Ahubwo tubeho twese turi magirirane, ubeho nanjye mbeho, unkenere nanjye ngukenere. Abakire bakeneye abakene nk'uko abakene nabo bakeneye abakire. None se umuntu yigira nyamwigendaho, akigira ingunge, akumva ko ari uzabaho wenyine, ugashaka ngo wikubire ibintu byose, ukabona abantu hariya bafite uburyo runaka bakeneye kubaho, ariko ukagenda ukabafungira amayira. Icyo bakoze cyose ntutume cyajya mbere, ukagerageza kubafungira amayira, ugaca hirya ugaca hino, ngo nuko ufite ijambo rikomeye ukaba wajya gutanguranwa mu nzego za he na hehe, ukajya kubahimbira n'ibyo batakoze. Mu by'ukuri ibyo bintu bizakugeza kuki? Ntibyazatuma nawe igihe wazavira muri uyu mubiri abantu basigara bavuga bati ese aho ntugiye wari ruvumwa, bya bindi dukunze kuvuga. Rero ibi ngibi bisomo ko ari we wese, baravuga ngo umugani ugana kariho, kandi inyigisho ibigambiriye kugira ngo twese twigishe, buri wese akuyemo icyamugirira akamaro n'undi. Rero ndabashimiye kubwo gutega amatwi ibyo tuvuga, ibyo tureba, ibyo tubona, ibyo twumva, byose bijye bitwigisha kandi bigire intambwe biduteza muri ubu buzima. Ndabashimiye rero, nongera kubibutsa gukanda kuri subscribe kugira ngo bino biganiro bigere kuri benshi, kandi tubigire ibyacu. Ndabashimiye rero, mugubwe neza, Imana ibarinde. Ciao ciao. uramenye ntuhirahire